Hello my friends, welcome back to Vibe Nation Entertainment. Twishimiye kubana namwe mu munsi, mwarakoze kudushyigikira, turi kugenda tubibona. Mukomeze mukore subscribe ku batarayikora, abayikoze turashimiye cyane. Abatarayikora muri gucikwa rwose, mugerageze mudushyigikire tujye tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi nagira ngo tuganire n'igitsina gore muri rusange, turebe ibintu bitandukanye bimwe na bimwe abagore bahura nabyo bitandukanye n'ibyo abagabo bahura nabyo. Nagira ngo tuganire mu gihe cyashize hari uburyo abagore bafatwagamo, hari ibyo batinyaga gukora ariko uyu munsi batinyutse gukora. Turarebera hamwe abagore babaye intangarugero n'abagore bitinyutse mu gihe byari bikomeye, kuko hari imyaka abagore basaga nk'abadafite ijambo. Ikindi hari imyaka abagore hari ibyo batari bemerewe gukora, cyane cyane nyine nk'utuzi. Bakaba umwana w'umukobwa najya gushaka akazi wenda bashobora kumuprofita bakamukoresha mu buryo butari bwiza. Hanyuma turebe n'uyu munsi hari impinduka zaba zirimo, hari umwana w'umukobwa uba ukitinya muri iki gihe. Ibyo nibyo tugiye kureberaho uyu munsi. Ubundi turebye nk'amateka yaranze abanyarwandakazi, hari abanyarwandakazi batinyutse mu gihe cya kera ndetse n'uyu munsi dufata nk'intangarugero. Twibanze ku ruhando rwa muzika nyarwanda, dushobora kubona abamama batinyutse bagakora mu gihe byari bikomeye. Dushingiye ku muco, hari ibyo umukobwa ntabwo yasaga nk'uwemerewe kujya imbere y'abantu cyane, kugaragara cyane, kubera ko bumvaga ko umukobwa ni umwari, agomba kuba protected, agomba kwiproteja nawe ubwe, akaba ari wenda mu nshingano zo mu rugo cyane. Ariko turebye mu myaka ya kera hari abagiye bakora, harimo Cecile Kayirebwa turamuzi, n'indirimbo ze n'uyu munsi turacyazumva. Hari abitwa ba Kamariza bakoze ibikorwa bikomeye cyane kandi mu bihe bikomeye, ibihe bya kera, aho umwana w'umukobwa byari bigoye kuba yakwitinyuka ngo aririmbe cyangwa se agire ibindi bintu akora bihuza abantu, ajya imbere y'abantu cyane. Ni uko tudafite amahirwe yo kuba twaganira nabo muri iki gihe kugira ngo batubwire imbogamizi bagiye bahura nazo muri icyo gihe. Ariko imbogamizi ntabwo zabura, kubera ko urumva byonyine sosiyete bari barimo muri icyo gihe itarabemereraga kujya imbere y'abantu cyane, ifite n'umuco noneho ukomeye cyane kurusha muri iki gihe. Imbogamizi ntabwo zabura, ntabwo dufite nyine amahirwe yo kuba twabaganiriza, ariko turabizi neza ko imbogamizi zariho muri kiriya gihe. So rero twarebera muri iki gihe, hari abandi bana b'abakobwa bagiye bitinyuka. Ntabwo twavuga ko batangiye muri iki gihe, ariko nibura bari inyuma y'abo ngabo twari tumaze kuvuga. Harimo Aline Gahongayire. Aline Gahongayire abarizwa muri gospel music, ariko Aline Gahongayire abenshi twakuze tumureba, ndavuga abantu bari mu kigero nk'icyanjye ariko n'abari hejuru yacu gatoya. Aline Gahongayire turi benshi tumufata nk'icyitegererezo bitewe n'uburyo yaririmbaga, uburyo yankurajaga abakobwa, uburyo noneho aba akora ibintu ubona bimurimo. Njyewe ndi umwe mu bantu bakuze bamwumva, kandi n'uyu munsi nkaba indirimbo ze ndacyazumva, kandi nkaba nkimufata nk'umuntu w'intangarugero mu bagore bitinyutse kandi bagakora cyane, bagashyira impano yabo bakayishyira mu bikorwa. Nyuma yaho hari n'abandi bagiye baza nka ba Knowless, ba Paccy, Oda Paccy we numva ko afite difference yabo cyane, kubera ko Oda Paccy yari umukobwa w'umuraperi, kandi icyo gihe hip hop ntekereza ko n'abahungu batinyaga kuririmba hip hop, yafatwaga nk'injyana idasanzwe cyangwa se injyana y'abarara. Ariko nyine ntabwo ari uko yari y'abarara, ahubwo ni uburyo yafatwagamo. So noneho ibaze ku mwana w'umukobwa watinyutse akaba yagaragaza impano ye nk'iyo ngiyo, ntekereza ko nawe aba yaragize imbogamizi zikomeye cyane. So rero twakagombye kubigiraho. Rero turaza kurebera hamwe n'abandi bagiye bazamuka nyuma yabo, ariko buriya tukahera kuri Ndera kiye gihe cyangwa se
Iyo generation. Ndumva wahera nko ku gihe cyaba Miss Jojo. Miss Jojo ni igihe cyiza cyane ko ari mu bantu basa nkaho batangiye mbere, akurikira nyine kiriya cyiciro twavuze mbere cyabanje, nawe ari mu bakobwa bagize impact nini cyane, akinspira abakobwa bagenzi be, ndetse yanakoraga cyane kurusha n'abahungu benshi mu gihe cye bakompetaga. Bari kumwe na Miss Chanel. Urumva rero ba Miss Jojo bari mu bantu we na Miss Chanel batangiye kuba trend cyangwa se gutrendinga muri East Africa. Bari no mu bakobwa bitinyutse mu gihe nyine cyasaga nk'aho abakobwa batarahabwa ijambo neza. Ikintu cyiza cyabo bo ni urwego bashyizeho umuziki nyarwanda. Ubu ni umwihariko ukomeye cyane, ari nayo mpamvu tubafata nk'icyitegererezo ku gitsina gore. Nyuma yaho rero hagiye haza abandi nka ba Butera Knowless. Ntiwibagirwe na Oda Paccy. Oda Paccy we ni ari ku ruhande rwe, kuko we yakoze ibintu bidasanzwe, kuko kubona umwana w'umukobwa wisanga muri iriya njyana ya hip hop, ko hari n'abahungu bayitinyaga, yafatwaga nk'injyana y'abarara, kandi noneho ibaze nimba n'abahungu bamwe barayitinyaga, ibaze noneho umwana w'umukobwa kwitinyuka akayikora, kandi byabaye successful kuko izina rye n'ubu ngubu turacyarivuga. Yaranabizi cyane. Abo rero nibo basa nkaho baje bakurikira nyine ba Miss Jojo. So nyuma yaho haje abandi nka Aline Sano. Buriya Aline Sano hari abandi bitwaga ba Sini, ba Jody. Yego. Nawe yakoraga mu njyana ya hip hop. Hari na ba Sandra Mirage. Bose ba Sasha, bari benshi muri kiriya gihe. Hari igihe cyageze kabisa abakobwa baritinyuka mu kintu kijyanye n'umuziki cyane, baritinyuka barakora ndetse baba trend rwose kugeza n'ubu, ku buryo amazina yabo atapfa kwibagirana. Na Young Grace nawe yari umuraperi mwiza. Bari benshi. So uyu munsi noneho reka turebere hamwe, hari ikindi cyiciro cy'abakobwa bitinyutse ariko batabarizwa muri music. Uzi babaje muri sinema nyarwanda. Muri sinema barahari. Hari n'umukobwa ni Miss Nyirengo yabaye Miss utwara ibintu by'imodoka. Yego, Miss Queen Karimpinya arahari n'ubu ngubu, ajya kompeta, kandi ugasanga n'abagabo ari kubasiga. Ni umuhanga cyane. Nicyerekana ko abakobwa dufite ubushobozi bukomeye, dufite imbaraga, dushobora gukora. Nyine hari kera abakobwa batarahabwa ijambo, ariko uyu munsi dufite ingero nyinshi cyane dushobora kureberaho, kandi dufite n'ibyitegererezo byinshi twakwigiraho, tukaba twatinyuka tugashaka icyo gukora. Ingero ni nyinshi cyane. Wowe mwana w'umukobwa ukitinyuye umunsi kabisa warasigaye cyane, kuko hari ingero nyinshi mu nzego zigiye zitandukanye. Ako uzi ko nibutse reba nka Pendo. Pendo ni urugero rwiza rufatika kabisa. Kandi Anita Pendo buriya nawe ari mu bantu bakoze kera, kandi n'uyu munsi akaba agikora, kuko Anita Pendo njyewe njya nibuka ko nari nkiri mutoya, ariko yakoraga muri PGGS, kandi yari umubyinnyi mwiza, umuMC mwiza. N'uyu munsi aracyakora ubuMC. N'umu DJ buriya mwiza cyane. DJ akaba n'umunyamakuru. So nta mukobwa ukwiriye kwitinya rero, kuko nimba ubona ko umugore ashobora kwiganza ku buryo agaragarira abantu bose, abakuze n'abatoya bose, akababera icyitegererezo. So ntabwo wakwiriye kwitinya uvuga ngo ndi umwana w'umukobwa, ibintu nimba ijyamo barabifata gute, nimvuga gutya biragenda gute. Just you have, nyine wowe banza umenye intego yawe, setting goals y'ibyo ushaka kugeraho, ukora ufite intego, nibyo bizagufasha. Nta wundi mukobwa se twavuga. Bararerega ba DJ Brian. Ariko weka gato. Yego. Fata nk'akobwa, uzabakobwa mbwira nka liste y'abakobwa 5 b'aba DJ. Liste y'abakobwa 5 hari Brian, hari Sonia. Hari abari kuzamuka ubu ngubu, hari Freaks. Hari abo ngabo babaye 3. So hari DJ Rusam, hari ba Ila, hari ba Crash,
ni benshi cyane. ya ni benshi aho ngaho mvuze ni 6. Oya ni benshi cyane bo. Ni cyerekana ko nyine nta rwego cyangwa se nta mwuga umukobwa kuri iki gihe utamusangamo. Nk'ubu njya ndeba ukuntu muri sinema nyarwanda abakobwa biganje ukabona rwose ko ari ibintu byiza cyane. Yego byatangiye kera. Buriya uzi ko Aline Gahongayire ikinaga filime. Aline Gahongayire ikinye filime se? Sinuka izina rya niba ari ikigereranyo cy'ubuzima simyibuka neza. Ariko buriya ubona ko harimo uruhererekane. Nyuma haje aho Mukarujanga wa mama akoraga wakinaga. Hari abantu twafata nk'icyitegererezo nk'uriya mama uriya mubyeyi wakinnye yitwa Mama Nick. Mama Nick yakoze akazi gakomeye. Kiragiye n'abamama bakinaga bari bake kuko nyine bumvaga ngo umugore hari ibyo atagomba gukora, kujya imbere y'abantu cyane, kwiyerekana. Nyamara kwerekana ko ushoboye ikintu ntabwo ari icyaha. None se reba nk'ubu ngubu muri sinema nyarwanda barahari benshi cyane. Uyu munsi barahari kandi bakina neza. Hari abafilime bakina neza, hari nk'abahavu buriya mbona ko ari mu bantu bubatse kabisa, mu bagore bubatse filime nyarwanda kabisa. Afitemo izina rikomeye cyane. Byanatumye mu minsi ishize ahubwo nabonye afite n'ishuri ryigisha abana bashaka kuzamura impano zabo zo kuba acteur mu mafilime. Ego ni ukuvuga ko ni abakobwa gusa cyangwa baravanze abahungu n'abakobwa? Ntabwo ndishura neza ariko icyo nzi ni uko iryo shuri rihari. Urumva ko ari ikintu cyiza kuba warabaye successful ku kintu ugashishikariza abantu nabo kubijyamo ukanabafasha uburyo bwo gutangira kugaragaza impano zabo. Ni ikintu gikomeye cyane, twamufata nk'icyitegererezo. Ni byiza cyane. Hanyuma abanyamakuru bo kutabavuze ko n'abari benshi. Urugero ubundi ufata urugero rwiza, reba nk'Isheja. Ni urugero rwiza buri muntu wese yakavuze ati uyu muntu. Urugero rwiza kabisa, kandi Isheja yakoze ku bitangazamakuru byinshi mu Rwanda bitandukanye, amaradiyo menshi. Uko ngewe ntekereza ko yakoze ku Isango Star, akora kuri Sarusi, uyu munsi ari kuri Kiss FM, noneho ari kuri Kiss FM, uyu munsi ari kuri RBA. Kiss FM siye yaravuye kuri Kiss FM, nta makuru mbifite ariko naho yarahakoze. So ni urugero rwiza cyane mu bagore bitangazamakuru kandi babaye successful, kumva guhera ku rwego rumwe utazwi n'abantu benshi ariko bikageraho noneho uyobora igitangazamakuru kiri national. Ni ibintu byiza cyane bigaragaza ko umuntu aba yarakoze, aba yashyizemo imbaraga nyinshi cyane. Ni sawa cyane. Hari n'abanyamakuru noneho batangaza ibijyanye n'imikino, ibintu bidasanzwe. Kuko wumva nk'imikino cyane cyane navuga nka football, kera cyangwa se mbere byafatwaga nk'ibintu bikunzwe n'abagabo, ku buryo n'uyu munsi kugira uzabone abagore bitabire wenda nka kurikira imikino iri kubera mu gihugu. Ese ujya witabira match? Ni gake cyane. Ni gake cyane, n'amakuru y'abakinnyi buriya simba nyazi. Uko rero byose kubigerageza. Ni byiza ko byose tuba dukwiye kubigerageza, ariko ukita cyane cyane, ngiye ikintu ndi kubwira abana b'abakobwa, ukita cyane cyane kuri cya kintu ubona nk'impano yawe, ugashyiramo imbaraga kugira ngo uzagire improvement kandi hagire n'abandi bakwigiraho, hagire ababona ko ibyo bintu washyizemo imbaraga kandi byabaye successful, nawe ubwawe ukabona ko ibyo bintu byakugiriye akamaro gakomeye. Nicyo turi kwigisha uyu munsi. So ubwo rero abanyamakuru bo ni benshi, twavuga nyine ababarizwa mu rubuga rw'imikino, hari abatangaza amakuru ajyanye n'imyidagaduro, abanyamakuru nabo barahari benshi. Ariko nta bakobwa baba producer uzira, nk'umukobwa uzi wenda ni umuproducer kuri audio, akaba umudirector, ntabo buriya barahari, ntago babura. Ese buriya ku Nyundo ko nyamuna havayo abana bafite impano mu ngeri zitandukanye, nta mwana uravayo ukora kamyite ngo
nk'umuproducer cyangwa se akora ibintu bya production. Yego Sinibaza kuri ubu ntawe nzi cyane ariko ntabwo wenda wabura kuko nimba ugiye kwiga muzike ntabwo muzike ari ukuririmba, ntabwo muzike ari ukuririmba, ntabwo muzike ari ugucuranga, habamo n'ibindi bintu byinshi. Ntabwo rero bakwigisha ibice, ugomba kwigisha bahereye mu mizi. Hari undi mukobwa watubwira se wabaye successful mu mwuga runaka? Sinabwo umwuga, navuga ko ahubwo muri business nkaba Keti, niba navuga ba Aria Cool, nawe ni umukinnyi mwiza wa filime, umukinnyi wa filime mwiza urumva reba nka Keti filime ntekereza ko ari umwuga. Nka Keti we nuko na business aho Keti yabaye n'umuhanzi w'agahe gato ngire ngo hari n'indirimbo ye njye mbona kuri kumwe na ba The Ben na ba Buravan, rest in peace kuri Buravan, komeze imuhe iruhuko ridashira. Nayimvuze ko Keti hari indirimbo ye njya mbona bigaragara ko nawe yagerageje ibintu byinshi cyane, rero kujya muri business ashobora kuba yaragerageje ibintu byinshi. Kugeza ubwo wenda ubonye icyo wita impano yawe, ibyo ushoboye akaba ari byo ufakesingaho cyane. ako sabera kuba successful kw'abo bantu bose twagiye tuvuga byari byoroshye. Wenda ushobora kuba utabifite amakuru ariko wenda nk'uko ubitekereza, cyangwa se nawe uri umwana w'umukobwa ushobora kuba ujya gusaba ahantu akazi cyangwa se ugashaka ikintu wakora, ariko nk'inzira bicamo biba byoroshye cyangwa mugira imbogamizi nyinshi kurusha abahungu? Ntekereza ko bidasobanuye ko abakobwa aribo bagira imbogamizi nyinshi kurusha abahungu, ariko ikintu cyose ngewe nemera ko ikintu cyose ugiye gukora haba hagomba kubamo ibintu bigusaba gushyiramo imbaraga. Rero bya bintu bidusaba gushyiramo imbaraga nibyo usanga ngewe wenda nshoboye kubyihanganira nkakomeza, undi yaza akabona ni ibintu bikomeye cyane agafeninga. Ntabwo imbogamizi zijya zibura. Ngewe nemera ko buri kariya yose waba ugiyemo imbogamizi ntabwo zabura. Akora izibangamira nk'umuntu gusa nk'umwana w'umukobwa avuze ati ngiye ibintu ntabwo nabikomeza. Abana b'abakobwa rero impamvu bisa nkaho bibagora cyane ni uko nyine hambere abagabo nibo bisangaga mu myuga igiye itandukanye, noneho nyuma abana b'abakobwa bashaka kwitinyuka ngo bakore, ugasanga barabaka ruswa z'igitsina, ugasanga barashaka kubakoresha nyine mu buryo butari bwo, akaba wenda yamuhohotera akamuha amafaranga make kandi akora akazi kenshi kugira ngo amwereke ko n'ubundi abagore bari hasi. Ariko mbona ko muri iki gihe harimo impinduka, ntabwo bikiri nka mbere. Niyo mpamvu abagore nyine ubu ngubu abagore ahubwo bari kuri standard yo hejuru, ku buryo ntabwo hakibaho bya bintu byo kuvuga ngo umugore baramuha favor zitandukanye n'uz'umugabo. Twese tujyara tugakora ikizami kimeze kimwe, nimba ari ikizamini cy'akazi mwese bategura ikizamini kimeze kimwe, byaba ari umwuga usaba imbaraga z'umubiri, byaba ari umwuga usaba gukoresha umutwe cyane, twese dukora ikizamini kimwe. Ari byo navuga ko ari byiza cyane kubera ko nta basize abandi, mbega nta busumbane bukiriho, nta busumbane bugihari. aho ni sawa. ariko njya mbona hari abana bakitinya akavuga se ndajya guhera he nko kwaka akazi cyane cyane, kabona biragoye. Ariko nk'iyo ndebye ni urugero kangaruka wenda muri entertainment, reba nka Aline Sano, buriya niwe nabonye nize kubonaho ama interview ye, nawe mubonye ibintu akora, mbere na mbere uriya mukobwa ni umuhanga, akagira ijwi ryiza cyane, ni umuhanga cyane. ni ukuvuga ngo noneho iyo urebye vision ye itandukanye n'iy'abandi, njye mu mboni zanjye niko mbibona, ko ubona ko ari wa muntu ushobora kuba international. Erega iyo umuntu akora cyane kandi nk'uko nabivuze, iyo ufite intego buriya hari ibyo bashaka kugeraho, hari bimupushinga kugira ngo akomeze gukora kandi yagura ibikorwa bye. Nimba uramutse ukoze mu Rwanda ukabona ibintu byawe bimeze neza, biri kuri standard nziza, kuki udatekereza kure ngo uvuge ngo ngomba kwagura imipaka? Kandi Sano nabonye agaruka ku mbogamizi, ibintu byagiye muca intege, ariko ageraho
ararwana kugeraho ntabwo byabura hari n'ibyo natwe tubona bigaragara kuko Sano nawe hari indirimbo ye yaje kuza nyuma mu minsi yashize berekana ukuntu yaririmbaga muri korali, abantu nyine bamwe bakavuga ati ko yarakoze kabisa, abandi bakavuga ati kuki yaretse gospel akajya muri ibi. Ako kankubaze uvuze gutyo mpita nibuka nk'iyo hakuvuzweho nk'ikintu ubona reba Sano ariho urena kariya kavideo ubona ko ibintu bitandukanye ariko bakabivuga bamuharabika nkawe wenda ntago ari we mbajije kambaze wowe nkawe ntekereza ko watangiye gukora wenda kuba mu content creator kuri channel yawe ya Vibe Nation Entertainment, nta muntu urabaza ngo akubwire ngo wenda nyine aguca intege, n'urugero rwiza wenda kuri wowe duhe nk'iyo témoignage wenda kugira ngo mugani abo bana bakobwa ikubwira bumve ko n'ubundi still ibyo bintu bigihari. Ntabwo byabura imbogamizi ziba zihari abakubwira, ariko nyine ngewe ntekereza ko ahubwo izo comments ugenda wumva yaba ziri negative ziri positive nizo wakwiriye kubakiraho, noneho wowe ukavuga ati ndi kumva ibi n'ibi ngewe nshaka kugera ku ibiri positive bikagufasha gukora cyane, ibiri negative nabyo bigomba kukwankuraja kuba okay. Noneho mu gihe ngewe nahisemo iyi nzira nkaba ndi kumva amagambo ya ntaya, ngomba gukora iki? Ukiga uburyo bwiza bwo gukoramo ibintu byawe. Yego, noneho rero twashaka kuganira kuri ako kantu k'abakobwa cyangwa se abagore babaye successful mu entertainment n'abakobwa dufata nk'ibyitegererezo kuri uyu munsi wa none. Mwakoze cyane kubana natwe, mukomeze mukore subscribe, musharinge, comment zanyu tujya tuzibona tukazisoma, n'ukuri muri abantu beza, mukomeze mudushyigikire. So nitubona n'undi mutumirwa muri iyi minsi turamuzana, mukomeze tubane kugira ngo ibintu bigende neza. Mwakoze cyane, see you guys.